n'ikariso yanjye akazajya ansirita ku gapipi kanjye yafashe ike mu ntoki ari kukinsirita ku cyanjye ndageje aho ngaho ararekera ayaga gushyiramo ntajya kubabara nkigirayo. Ni mu mudugudu w'Akabari ya mbere akagari ka Rw'imishinya mu murenge wa Rukara mu karere ka Kayonza. Umwanzaganye Maria ni nyirakuru w'umwana. Ngeze hano nsanga umwana ntawe uhari. Babyeyi ndabasabye nongere mbisubiremo mushyire ijisho ku bana mwabyaye, mwitererana abana. Wikumva ngo umwana ari mu baturanyi ngo wicare uryame utuze wumve ngo umwana ari mu baturanyi, you don't know ibyo umwana wawe ari gucamo. Umwana wawe ari guca mu gahinda, umwana uramubona guceceka, umwana uramubona gutuza ukavuga ngo uriya mwana aritonda nk'akana ko ngo umwana wanjye niwe witonda. Umwana ntabwo uzi ibyo ari gucamo mu rugo, umwana ntabwo isanzura afite mu rugo, ntabwo uzi ibyo abakozi bari kumucishamo. Umwana uramubona nubwo yarahahamutse, ntabwo uzi icyo abakozi bari kumukorera. Please ababyeyi tushaka amafaranga, ariko amafaranga twirukanka inyuma tutazi abana bacu baherereye, tutazi nimba abana bacu bafite ni bande bazayarya, ni bande bazayarya. Dukanguke, buri mubyeyi wese yirerera umwana. Hari ababyeyi batagifite umutima wa kimuntu, ndababwiza ukuri, ariko nimba by'ukuri warabyaye umwana umukunze murwanirira ishyaka, umurgunambeho. Nimba ari urugo rukunaniye jyana n'abana bawe wibasiga inyuma. Urabasigira nde? Urabasigira nde uzabitaho nkuko wakagombye kubitaho? Ibisanzwe ni Shakira mbona bihita no stress baruteka zivuga ololo uw'igikundiro. Rimwe abantu nsanga mu bigare bamikwano badaringi na muvana ruryama na numuvana rusinzira. Buri muvanara wese abagomba gusura yavuye mu buriri. Kakati bamikwano badaringi, izi saha ndaza gusabira umugisha ababyeyi bose banambye ku bana babo, bakabaha agaciro, bakabikuriza. Ukuri kuriho tudaciye ku ruhande ngo tuvuge amagambo menshi. Bishoboka umubyeyi w'umugore yajya yikuriza abana, kubera ko ikinyejana tugezemo abantu ntabwo bagitinya kirazira, abantu ntabwo bagitinya guhemuka, abantu ntabwo bagitinya guhemuka. Uko ni ukuri mbabwiye, kandi ndi kukubabwira numva umutima wanjye uremerewe. Imana iri mu ijuru ishobora byose igitubabarira buri mubyeyi yikuriza abana. Buri mubyeyi ushoboye ashobore kwikuriza abana. Si rimwe na rimwe nimvuga umubyeyi, akenshi nibanda ku mubyeyi w'umumama. Imana ibanza imere umugisha ababyeyi b'abamama muri kurwana n'ubuzima kugira ngo mwikurize abana banyu. Imana ibanza ihumugisha ababyeyi mwese mwagize uruhare mu mikurire y'abana banyu. Ibi ngibi hari impamvu ndi kubivuga. Burya umwana ni uwa nyina, umwana ni uwa nyina. Wherever aho wakohereza abana bawe gukurira, abaho wabohereza gusura, reka mbabwize ukuri, sinzi impamvu abana twohereza mu miryango kujya gusura imiryango, cyane cyane muri ibi bihe by'ibiruhuko murimo. Abana mwarabafashe mubohereza kwa se wabo, mubohereza kwa nyina wabo, ariko iyo aba mwari muzi by'abana banyu bari gucamo, buri mubyeyi wese yazaza avuga ati umwana wanjye nzamwizirikaho paka mvuye kuri ino si. Buri hari ikintu cyaba ku mwana wawe wenda waravuye muri ubu buzima, ariko hari ikintu kiba ku mwana wawe ukabona ko kumeze nkaho ari we wamugabuye. Ni ukuri wherever nubwo ibiruhuko biba byaje, buri umwana ni ukuriye mu muryango. Umwana ni ukuriye mu muryango. Nimba afite se na nyina, umwana agakurira aho ngaho. Ibi bintu muvuga ngo umwana umwohereje kwa nyina wabo kujya kubusura, ya mwari muzi ibibazo abana banyu bacamo. Nyamara abana ntabwo umwana azaza kubikubwira, kenshi baba babateye ubwoba, babakanze.
cyane cyane utu twana tw'udukobwa dutoya mwohereza kwa nyina wabo mukohereza kwa se wabo, bafite abaturanyi babi, bafite abashumba babi, bafite abakozi babi, ugasanga umwana wawe bamwangirije hariya, nyamara uzi neza ko wagize gute, wamwohereje. Ibintu bimwe nitwubyumva mujye mureka dukuremo icyo kwiga. Shakira nararahiye nyiri kuri ino si nyihumeka umwuka w'abazima, nta mwana wanjye uzajya mu gasozi ngarareyo, nta mwana wanjye uzajya mu gasozi ngarareyo. Babyeyi dufatanyije kurera abana bacu, bangirikiye mu mihana, nyamara benshi ntago baza ngo babivuge. Ejo bundi nari ndi kumva umugore ari gutanga ubuhamya bw'ukuntu mu rugo we umwana wo kwa se wabo yaje kubasura. Aje kubasura, uwako kana ni agahungu kari mu myaka 10, akandi kari mu myaka ingahe 5. Bakajya babaraza mu cyumba iki kimwe. Kakandi k'imyaka 10 k'agahungu kakajya kugira gute, kuryamana na kakandi. Ndabivuga mu kinyarwanda kigize gute, kidashamaje, kidashamaje. Ababyumva muraza kubyumva. Kugeza ubwo ababyeyi mutikarabiriza abana, mwebwe mufite n'ibibazo, umwana kabone nubwo yakuza ariko ugimufiteho ubushobozi bwo kumukarabya, wakagombye byibura aho uboneye umwanya muri weekend ukikarabiriza umwana wawe w'umukobwa, ukikarabiriza umwana wawe w'umuhungu, ukamureba. Nyina yagize gutya akarabya umwana, abona umwana ari kubabara, abona umwana afite ukundi kuntu yahindutse, afite ukundi kuntu yabaye. Ako ngako kari katashye akabajije neza, kicaje kwa kundi wicaza umwana mutuje muganira. Buriya no kuganiriza abana ni byiza. Umwana muganirize, abakozi wamusigiye, umenye ngo umwana bitebye bigenda bite. Uzishimire ngo umwana akunze umukozi cyane. Hari igihe haba ari muje utazi. Mumbabarira ababyeyi tugendane. Ndabizi izi nkuru si inkuru byacitse, dore ko mukunda amatiku, dore ko mukunze intambara, ariko mujye muhangana rimwe na rimwe nimba nta ntambara zihari mu mugutwi kwanyu. Umwana yasanze umwana yarangiritse. Yasanze akana karangiritse, akaganirije, akabwira ibyabaye. Nyamara abibwiye umugabo ati reka ayo nama hano ceceka atazagira n'umuntu twumva. Urumva ikintu muba mugihishiyemo mu miryango, aho kugira ngo mufate umuryango, uriya mwana azagenda kurire muri icyo kintu, agenda cyanduze n'abandi, kugira igihe kizamubaho imbata agatangira kujya gufata n'utwana tw'uduhinja. Aho kugira ngo bicare, ndumva ibyo bintu yari ari kubitangamo ubuhamya mu rusengero, aho kugira ngo mwicare wa mwana mumuzane, mumuhane murubona nawe, dore n'umwana ukeneye kugororwa mu muhane. Mwahisemo guceceka ngo bariya ngo muri famiye ngo batazavuga ngo muri kubeshyera umwana wabo. Ibintu bibi. Hano hari abasaza baturugunya abana, hari abasaza ababyeyi banyu wita ngo ni muzehe, uriya ni muzehe ni sogokuru we, ariko akanga akajya kukana kakuzukuru ke akagahumanya akakangiza. Ibi bintu babwira muraza kubyumva nk'iki? Muraza kubyumva nk'ibitabaho. Sogokuru w'umwana agafata umwana akamwangiza, imiryango igaceceka, imiryango ikanuma, umwana bakamumurikamo ubwoba, umwana agahora atinya sekuru ko amubeshyira ngo wibye iki, wakoze ibi, nyamara amushyira mu cyumba akamukorera ibidakorwa. Babyeyi muhumuke, turi inyuma y'ifaranga, turi inyuma yo kwirukanka inyuma y'ifaranga, ariko abo turikorerera bo barangiritse, abo turikorerera bamaze guhumana. Dukoze iki?
dukora iki? Dufatanirize hamwe. Wherever ufite akazi ariko abana bakeneye time, abana bakeneye umwanya wawe mama, abana bakeneye umwanya, cyane cyane aba mama, abana baragukeneye. Bajya bavuga ngo umwana ni uwa nyina. Katwumva ino nkuru. Iyi nkuru nituyumve ngo tuyisige kuri ino ntebe, ahubwo tuyumve dukuramo n'icyo kwiga. Birababaje, biteye n'agahinda abo twakwizeye ngo baturerere, abo twakagombye kwizera ko baturerera bishimira abuzukuru babo, nibo basubira inyuma bakabangiza. Birababaje. Katwumva ino nkuru mwumve ukuntu iteye agahinda, ukuntu ibabaje. Yalla. Uyu mwana twataziriye akazina ka Keza usanzwe byanatumye ahunga mu rugo aho uyu mwana twataziriye akazina ka Keza usanzwe afite imyaka 8 aravuga uko byamugendekeye byanatumye ahunga mu rugo aho yabaga kwa sekuru na nyirakuru. Sokuru arambeshyira ngo ni iby'ibiceri byari biri ku meza ya kaka, aramamagana aryamye andamwitaba mujyanye imyenda mu cyumba cya kaka, ahita ambwira ngo vayo hano. Aranyikira nyine anshyira ku bibero bye, ankuramo ikariso yanjye, akazajya ansirita ku gapipi kanjye, yafashe ike mu ntoki ari kukinsirita ku cyanjye. Ndageje aho ngaho ararekera, ayaga gushyiramo ntajya kubabara nkigirayo. Ni mu mudugudu w'Akabari ya mbere akagari ka Rw'imishinya mu murenge wa Rukara mu karere ka Kayonza. Umwanzaganye Maria ni nyirakuru w'umwana. Ngeze hano nsanga umwana ntawe uhari, noneho mbajije sekuru arambwira ati umwana ntabwo hari ibiceri yafashe nyine ngo arabijyana. Nahereye ko rero nshakisha umwana, mushakira muri famiye, musanga ahantu yari ari rero kwa se wabo. Ndamubaza nti kubera iki watwaye ibiceri? Arambwira ati ngewe ntabwo nabitwaye, ahubwo sogokuru. Ni Imana yatabaye umwana, ni Imana yatabaye umwana. Ibaza ishyire mu cyimbo cy'umubyeyi, nyina wuriya mwana, nyina w'uyu mwana ishyire mu cyimbo cye, kumva se umubyara akoze ikintu nka kiriya gikoreye umwana wabyaye. Umwana wakabereye sekuru, ukaba ari wowe umwigishije izo ngeso zo gucigatira ibitsina bye. Ariko isi irerekeza he kweri? Ni igiki kiri? Nuhe mudayimoni? Nuhe mudayimoni uri mu bantu kugeza ubwo urarikira umwana w'uruhinja imyaka 8, ukwita sokuru, umwana ukwita sokuru w'imyaka 8, ugashaka umubone kumurebesha mu rugo kwa Satani. Shyire mu mwanya wuriya mubyeyi mama we wohereje umwana kuza kuba kwa nyira kwa sekuru, ngakurire kwa sekuru. Murebe ibintu abana bacu bacamo, murebe ibintu abana bacu bacamo. Hari abagabo hano hanze isoni bazi batagifite indangagaciro z'ububyeyi, batagifite indangagaciro z'ububyeyi, babaye za rubebe, babaye imbwa, babaye inzererezi, batagitinya n'abana babyaye. Wowe uri aho ngaho uri kwishimira ngo umwana ngakundana na se, umwana akundana se. You don't know. Ababyeyi muhumuke. Si ababyeyi bose, si abagabo bose babikora ariko hanze hano. Mbisubiremo, si abagabo bose babikora ariko hanze hano hari abagabo barongora abana babo bibyariye. Mwumvise wa wundi wateye inda umukobwa we babyaranye 4, barahunze bigiriye no mu Bugande, ataye umugore we, ahitamo gutwara umwana we w'umukobwa yabyaye, amubyaje 4, bahita bahunga, bahita bajya no mu gihugu cy'abaturanyi. Iyo ni si turimo. Dusengera abana ibi bintu birakabije, ibi bintu biteye agahinda, mana. Ibaza umwana wabyaye ari kugusobanura ibintu nk'ibyo biri kumubaho. Uri hariya uri mama we, uri kurya bikamanuka, uri hariya ngo umwana ari kwa sekuru. Mureke kwishimira kureresha. Iri ni itangazo nanze, nimba uri umugore ushaka kwahukana n'abana bawe, cyangwa se wihambire muri iyo nzu, nuyivemo.
umugabo azaba ari ukuvira. Wisiga abana inyuma, abana nabo umugore. Wisiga abana inyuma, ndakubujije. Singa ibyawe ugendane n'abana. Umugore n'uwapfiriye umwana we, umugore n'uwapfiriye umwana we. Nimba igise cyarakuriye ukaba wari ufite gahunda yo gusiga abana bawe ngo urahima umugabo, jyana n'abana bawe. Please ndakwinginze, kuriza abana. Nicyo igihembo Imana yahaye abagore n'abana. Igihembo Imana yahaye umugore n'umwana. Wisiga abana bawe inyuma, wikwishimira ko abana bawe man. Abana bawe birirwa mu baturanyi. Birirwa mu baturanyi. Satani umunsi azambara umuturanyi azahemukira abawe. Azahera ku bawe. Bwana bwacu naye banange Mukama Gatonda tuyambe ko komana. Nuhe mudayimoni uri mu bagabo koko utagishobora no kwiyubaha. Ureba umwana wabyaye ukamurarikira, ureba umwana w'igitamba mugu ukamurarikira. Hanze hano hari abakecuru bakibunze igitondo n'ikigoroba. Birababaje no. Uyu mwana twataziriye akazina ka Keza usanzwe afite imyaka 8 aravuga uko byamugendekeye byanatumye ahunga mu rugo aho yabaga kwa sekuru na nyirakuru. Sokuru arambeshyira ngo ni iby'ibiceri byari biri ku meza ya kaka. Aramamagana aryamye andamwitaba mujyanye imyenda mu cyumba cya kaka. Ahita ambwira ngo vayo hano. Ubusi Imana itavugira muri uno mwana ngahungura urugo byari kuzagenda gute? Iyo adahungura urugo Karandi irakurikira, ndabibarabuye. Mujye mumenya n'imiryango mushakamo, mumenye amateka yayo. Biteye agahinda. Biteye agahinda, birababaje. Umwana ungana kuriya gutangira gusobanura ibintu afite iki? Aranyikira nyine anshyira ku bibero bye, ankuramo ikariso yanjye, akazajya ansirita ku gapipi kanjye. Yafashe ike mu ntoki ari kukinsirita ku cyanjye. N'undi ageje aho ngaho ararikira, ayaga gushyiramo ntajya kubabara nkigirayo. Amategeko ajya akora ibyayo. Sinumva uburyo aba bantu mufite n'umwanya ngo wo kubicaza hariya ngo mubaburanye. Muraburana iki ubuhamya buhari? Aba batwarira umwanya ngo mwicaye hariya ngo muri ku itegeko, ngo muri gusoma itegeko, ngo muraburanye abantu. Ababyeyi bamwe muzatuzanira imitima mibi. Ikintu nk'iki ngiye nyumvise niyo waba uri data umbyara, nta nubwo nategereza kujya ku itegeko. Kubera icyo ujya kurya impungure, ninjye wajya kuzirya mu kimbo cy'umwana nabyaye. Mu guhorera umwana nabyaye ninjye wajya kuzirya. Abantu bamwe muzatugira inyamaswa tutari ibinyamaswa. Muzatuma twihorera tutagize umwana w'umuntu. Uri umubyeyi nyabaki. Mureke twisuzume turebe. Babyeyi ndabasabye nongere mbisubiremo, mushyire ijisho ku bana mwabyaye. Mwitererana abana. Wikumva ngo umwana ari mu baturanyi ngo wicara urya mutuze, wumve ngo umwana ari mu baturanyi. You don't know ibyo umwana wawe ari gucamo. Umwana wawe ari guca mu gahinda. Umwana uramubona guceceka, umwana uramubona gutuza ukavuga ngo uriya mwana aritonda nkakana ko ngo umwana wanjye niwe witonda. Umwana ntabwo uzi ibyo ari gucamo mu rugo. Umwana nta bwisanzure afite mu rugo, ntabwo uzi ibyo abakozi bari kumucishamo. Umwana uramubona nubwo yarahahamutse, ntabwo uzi icyo abakozi bari kumukorera. Please, ababyeyi tushaka amafaranga, ariko amafaranga twirukanka inyuma tutazi abana bacu baherereye, tutazi nimba abana bacu bafite, ni bande bazayarya. Dukanguke, buri mubyeyi wese yirerera umwana. Hari ababyeyi batagifite umutima wa kimuntu, ndababwiza ukuri. Ariko nimba by'ukuri warabyaye umwana umukunze, murwanirira ishyaka, umurgunambeho. Nimba ari urugo rukunaniye, jyana n'abana bawe wibasiga inyuma. Urabasigira nde? Urabasigira nde uzabitaho nk'uko wakagombye kubitaho? Aba bantu simbabeshye bajye bahanwa by'intangarugero.
birababaje biteye n'agahinda. Wereva niyo waba wabikinishije ntabwo ukwiriye kuba muri society y'abantu bafite ubumuntu batekereza. Aya ni amahano mpfusha rukara. Babyeyi, nicyo gihe ngo natwe duhaguruke turwanira ishyaka ry'abana bacu, twige kuganiriza abana bacu, twige kubabaza, twige kuganira nabo. Fata umwanya ugendane n'umwana muri karitsiye, mutembere, ugende umuganiriza ibyo ushaka kumuganiriza. Abana baracyari bato, baradukeneye ko dukeneye amafaranga. Nsigaye ndimo nabita muri aka gakuru nubwo ari gatoya, ariko dukuremo icyo kwiga. Gusa birababaje biteye n'agahinda.